Ndabasuhuje mugire amahoro. Ah, nifuje kugira icyo mvuga kuri aya masezerano yasinywe uno munsi i Washington. Nk'umuturage zikaba ari inshingano zanjye. Ndifuza kuvuga ku masomo dukwiye gukura muri biriya bintu cyangwa muri rusange intambara yose, kandi turarebera hamwe n'ingaruka mbona bishobora kuba bisize muri kominote cyangwa mu karere muri rusange. Ariko mbere yo mvuga icyo, reka mbanze mvuga impamvu mbona Kagame atsinzwe iyindi ntambara. Gutsindwa ubundi ni uko ari we washoye intambara. Abazi bakurikirana iby'iwacu uko byagenze, ni uko Kagame niwe washoye intambara kuri Congo, kandi ayishora muri cya kindi abanyarwanda twita ubwenge ariko ntakita ubutiriganya, agafasha abantu ariko adashobora kubashyigikira ku karubanda ngo avuge ko abashyigikiye. Ibyo bavugaga ari baharanira birimo guhagarika jenoside, birimo gukuraho Felix na byandi biyemeraga ngo Congo ubushize bayigenza amezi 7 cyangwa 9, uko mu by'ukuri bazongera bakabigeraho, ntabwo ariko bigenze. So ku bwanjye rero urebye objectif intambara yari ifite naho bigeze, ntabwo batsinze. Ibi bikagaruka rero ku kintu nakwita n'ubundi nk'isomo dukwiye kwiga, nk'uko nari nabivuze mbere. Burya si buno, kandi banza ari umuhanga Einstein wavuze ngo kurindagira cyangwa gusara sanity, ngo ni ugukora ikintu kimwe ukagikora mu buryo bumwe ariko ugategereza ibisubizo bitandukanye. Kuko ari umugani nk'uyu mu ndimi z'amahanga, reka wenda mvuge nkoresheje urugero, ni nko kuvuga ngo gukandagira umusumari warangiza ukaguca igisebe, cyangwa gufata icyuma ukikata gityaye kikaguca igisebe, warangiza wavuga ko kurindagira ni ukwibwira ko hari umunsi none uzafata icyo cyuma wakikata kandi gifite ubugi ntikigukate. Uvuga ngo izi ntambara Kagame ashora ku bakongomani yitwaje ibintu by'ubwoko, uko zirangira turabizi twese. Buri gihe zirangira basinya amasezerano, cyakora akagira ibintu bimwe akuramo, ariko ikiba cyamujyanye ntabwo akigeraho. Intambara yonyine yageze kuri objectif zayo niyo gukuraho Mobutu, uko bashyizeho ubutegetsi uko babishaka, ariko ntibamaranye iminsi kubera ubutindi bwabo. Nk'uko tubizi, bajya bibwira ko uko bagaragaza agati abanyarwanda ariko bakagaragaza abantu bose, ntabwo bikunda. Rero isomo rikomeye ni ukumva ko intambara abantu barwana muri Congo, uko byagenda kose igihe cyose kirimo Kagame, n'ubundi zarangira ari amasezerano, kuko ntabwo ajya atsinda, ni ibintu bisanzwe bizi. Niyo mpamvu no mu Rwanda yiba amajwi cyangwa afunga abo bahanganye kugira ngo bakore amatora ameze nk'ikinamico. Nabanza gukoresha imvugo nyandagazi, ariko ibintu biri fair rwose ntashobora gutsinda. Kandi niyo mpamvu burya mutajya mubona akora ibiganiro n'abanyamakuru
bamubaze ikibazo ngo akore nk'ikiganiro n'ikinyamakuru kimwe bimucarenjinge, no, ahubwo ahitamo abatumira bakaza bakaba aribo bakorana, kuko iyo ahuye n'ibibazo bikomeye nka cya kindi bamubajije nkabona arakanagujwe bavuga ati izi ngabo zirava muri Congo, ntabwo asubiza, ntabwo yabishobora. So isomo rikomeye dukwiye gukura muri ibi bintu rero ni uko buri gihe Kagame birangira atsinzwe, ariko agatabarwa n'amasezerano, ejo akazongera akaza gushuka abantu. Ku masomo rero akomeye dukwiye kwiga, nabwira wenda nkatwe abanyarwanda, dukwiye kureba uburyo tumubuza kutwicira abana. Ikintu cy'uko tumaze gupfusha abana benshi muri Congo mu ntambara zitandukanye zitagira icyo zitugezaho, cyakora we yazikiriyemo, wa mugani wa mvugo y'ubu ntiyikoraho. Ariko mu bijyanye n'umuryango birangira tugize ibibazo. Nkanjye birazwi neza ntabwo ndi umufana wa leta ya Kigali ya Kagame, ariko ibyemezo byabo byagiye bingiraho ingaruka muri kominote z'abakongomani tubana n'abandi bantu bazi ibintu byo mu Rwanda cyane, kuko birangira badufashe kimwe, batwita abanyarwanda nyine, niyo waba ufite ibitekerezo binenga imitekerereze ya Kagame, hari ibyo uhezwamo mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ubwo wenda ngiye mvuze akantu gatoya ku bijyanye nanjye, kuko mu by'ukuri ntibinyafekita cyane, ariko imagine umubyeyi wabyaye umwana akamushyira ku ishuri, akamurihira, umwana akajya mu gisirikare, akagwa ku rugamba, bakamuhamba nk'abahamba indaya. Indaya yaguye mu migina iri ku kazi kayo kagayitse, iyo bagiye kwishyingura akenshi ntabwo bavuga akazi yakoraga, bayishyingura bihishe, kuyitabara biragoye, kereka ari ya ndaya wenda yigize wa mugani yashize ikagera ku rwego rwo hejuru cyane. Ariko ya ndaya makuberi, ya ndaya butwi, cyangwa igisambo barashe kijya kwiba banke, kikagwa kiri kwiba, kigapfa kiri kwiba, sinzi ko ari umuntu ugiherekeza ari proud yabyo. N'ababyeyi bacu nuko babagize. Birabaje kohereza umwana mu gisirikare akagwayo, bakakohereza isanduku utemerewe gufungura ngo urebe ko ari n'umwana wawe, ushobora kuba uhambye ibuye, ushobora kuba uhambye umutumba, barangiza bakagutegeka kutaka no kurira, kuko ntiwemerewe kurira ngo abantu babimenye, warangiza bakakohereza miliyoni 2, amafaranga navuga ko nta kintu amaze, uwo ni umwana wawe. Hakaba n'abagore bagizwe imfubyi n'izi ntambara. Aho ni kuri kote y'abanyarwanda. Kuri kote y'abakongomani numva bakwiye gukura, rwose mbabarire mbabwize ukuri kumeze gutya. Twebwe abanyarwanda hari ikintu twamaze kumenya kuri Kagame, abareba kure batari mu mandazi nk'aba kane kuvuga izina. Ikintu cyitwa ubwoko Kagame agikoresha, ariko si na Kagame gusa, abapolitisiye bose bakoresha ikintu cy'ubwoko iyo bashaka kugusikaminga, iyo bashaka yo support, nibwo bazana ibintu by'ubwoko. Iyo bashaka ko bashyigikira mu mafuti yabo, nibwo bazana ibintu by'ubwoko. Mw'abakongomani mwe, umuntu wabeshya ko Kagame akunda abatutsi yarabarindagije, ko abanyarwanda twarabibonye. Umuntu ukeka ko Kagame ashaka abantu bavuga ikinyarwanda bagira wenda ijambo muri Congo, aribeshya, kuko yahawe amahirwe yo kubaha ijambo. Icyo yakoze murakizi, wenda tugiye muri deep mu bintu byo muri Congo, harimo abatabisobanukiwe, ariko intambara ya mbere bayirwana, bamaze gufata ubutegetsi, wo gufata umunyamurenge wagiye witirirwa intambara wo gukuraho Mobutu ngo abe ariwe bagira chef d'état major,
aho gufata umunyamurenge ngo bamugire perezida, ko byarashobokaga, babahaye Kabila muzehe, tuzi uko yabibonye nawe, Kabarebe ubwe yivugiye uburyo bamukuye muri Tanzania n'uburyo bamuzanye mu ntambara atazi, atateguye, birangira hari n'abazi ko uwitwa Bugera n'abandi bashobora kuba ba perezida, ariko turi icyo. So bagize chance yo kugira umuntu uvuga ikinyarwanda cyangwa ikinyamurenge, kumuha ijambo aho kugira bimuhe, babiha Kabarebe ahindurirwa ubwoko, agirwa umugarura, nimba ari umugorora, nimba ari iki sinibuka, yitwa izina ariko nuko byagenze. So mu Rwanda ho akenshi twirinda kubivugaho cyane kubera amategeko abiri inyuma, rimwe na rimwe nuko twanga gukomeretsa abantu, ariko no mu Rwanda turabizi Kagame ntakunda abatutsi. Mugende murebe umututsi wari ukize mu Rwanda mbere y'intambara, uwo ari we wese mumushake, mbere ya jenoside cyangwa mbere ya 89, mbere ya 90, mbere y'uko inkotanyi zitera, mugende mundebere uwakize urimo, cyangwa se mushake uwakize na nyuma, warokotse rwose akava hasi akazamuka, nk'uko ba Rwigara bahereye hasi, ba Rubangura, ba Makuza, mumbwire umwana waturutse hasi w'umuresikape, ubu akaba ari igitangaza mu Rwanda mu bijyanye n'inote, mu gisirikare se hariya ndi muresikape dufite wo muri Lieutenant General, kandi bakinjiye rimwe na tureke ibyo, nirinda kubijyamo kuko rimwe na rimwe nanjye mba nguye mu mutego w'abapolitisiye, ko ubwoko bukoreshwa nabo kugira badutandukanye, akaza akabwira ati ntahari babica bakabamara, kandi ku mpande zombi. Abwira umuhutu ati iyo ntahaba baba barihoreye, agandukira akabwira umututsi ati iyo ntagukiza mwese muba mwarashize. Ariko tubujijwe gutekereza uwishe Kizito, tubujijwe gutekereza uwishe Rwigara n'abandi. So ntabwo nshaka kuvuga ku bintu by'ubwoko uyu munsi, ariko nagira mbereke ko Kagame ntabwo akoresha ubwoko cyangwa nta gice akunda na kimwe, areba ubutegetsi bwe n'ikintu cyabumazaho indi myaka 10 cyangwa 15, akaba ari icyo akora. Ubwo rero abakongomani numva isomo rikomeye mukwiye kwiga kuri ibi, ni uko ubutaha atabashuka, kuko navuze ingaruka byatugizeho n'amasomo twabikuyemo nk'abanyarwanda, ariko namwe isomo rindi rikomeye, iyo ndebye ahantu hafashwe imbunda, ingaruka bigira ku bajene, ku bantu bato bose bo muri iyo generation babirimo, ni ingaruka z'ubuzima bwose. Ahantu nk'ahari habaye intambara iyobowe n'inkotanyi nk'uko tubizi, umwana w'imyaka 14 atangira guheka imbunda, ajya ku rugamba, 13 ajya ku rugamba, 12 ajya ku rugamba, cyangwa agatwara amasasu cyangwa agatwara imbunda. Iyo basinye amasezerano nk'aya, wa mwana ubwo afite 15 ajya mu 12, aba yarabonye byibuze abantu 1000 bapfa n'amaso ye. Umwana barabaye inyamaswa mu mutwe, cyangwa aba yarabaye simbizi, ntashobora gusubira ku ishuri babirangiye. Ari nazo ngaruka ba Makenga bagize, burya ababizi bakubwira ko nta kindi ashobora gukora atarwanye, yajya kuragira, kandi urwego agezeho rwo kuba general mugani w'umushumba ntibimubereye, ko nta kindi kintu yigeze abasha kwiga ngo abashe gukora. Yinjiye igisirikare cy'inkotanyi maze muri 1995 cyangwa na 3 na 4 sinibuka, ari umujene, ari umwana mutoya, ikintu azi ni ugukurikira orders,
wenda n'indi myaka amaze kugira ubu yo muri leadership yo mu gisirikare, ariko ntashobora gusohoka ngo ajye kwigisha. Arigisha iki? Ntabwo yize. Inzu afite aha cyangwa hariya n'ibyo yakuye mu maraso y'abantu cyangwa muri ako kazi, ntabwo ashobora kujya gukora ibyashara. Ntibishobora kugenda, ntabwo ashobora kubikora. Kandi noneho abantu bose ntibahinduka amakenga. Namba nayo ndabikuyemo za miliyoni byabikuyemo, harimo abandi birangira ari aba petit soldat, bikarinda birangira bakademobiliza abantu, ngira ngo mwabonye no mu masezerano ko bavuga ko mixage na brassage bitazakunda. Umwana wari umusirikare w'imyaka 15 harya arajyaye, ukeka ko ari maîtresse wagongera kumuhagarara imbere akaza kumubwira ngo bakuba gutya, aramubwira ati ako kagingo uri kuvuga ngo ni agaki? Bajya basereza abantu ngo umugabo wa cyenda, umugabo wagira ngo ako kagingo uri gushyira mu mahembe aho ni agaki? Ngo ako ka i ngo wakarasa ngo akadomo ko kuri i. Nibyo twiganye n'abantu bavuye muri Kadogo school, ibyo batekereza biba biri different. Kandi sinabarenganya. Umwana w'imyaka 9, umwana w'imyaka 10, umwana w'imyaka 20, kumwe expose ku kintu nk'icyo ngicyo kugira ngo abe undi muntu biragoye. So hari amasomo menshi twakuramo nk'abanyarwanda n'abakongomani, nkeka ko dukwiye kwirinda kongera kugwa mu mutego w'urugero. Ntago intambara z'amoko zikwiye kugabanywa, cyangwa ntago intambara y'amoko twashoyemo na Kagame dukwiye kwirwana, kuko aratubeshya. Iyo ntambara nta wundi muntu yigeze ayitsinda, kandi si icyo agamije. Ndagira mbibutse ibyo yiba, murabizi. Muzi kujya kuri agenda mu ndege enye nizo zihaguruka ubu yagiye. Mbona intore hano zisakuza ngo Felix yajyanye n'abantu 1000. Mwebwe se Kagame yajyanye muzi umubare? Mwemere meze ubundi kubivuga? So hari amasomo dukwiye kwiga. Kagame nubwo atareba iki kiganiro, ariko nawe navuga nti hari isomo agakwiye kuba akuye muri ibi bintu. Burya si buno. Ubushize amoko yose yarakuri inyuma, teruye gukuraho Mobutu. Hari isomo utize nyuma yo gushinza RCD. Ntabwo abakongomani bose bongeye kugukurikira uko byari bikwiye. Niyo mpamvu intambara utazitsinda, kuko no muri Nord Kivu no muri Sud Kivu iyo ugiye musanga amoko ubwayo arimo yose abayagize ntibagushyigikiye. So ushatse rero wahindura game, abantu bose barakuvumbuye. Ikindi kandi iyo mitwe ukoresha urebye maze gusasa. Ibintu byo kuza kubeshya abantu ko utagira ivangura, bafata ishyaka rirwanira uburenganzira bw'abatutsi rikayoborwa n'umushi, ntaho bitaniye na bya bindi bavugaga by'abatutsi bikayoborwa n'umuhutu, cyangwa vice versa. Ukabona interahamwe tuzi ibyo zakoze ziyobowe n'umututsi, mufite icyo muhuriyeho kubera ko Jeannette Kagame, ntabwo nshaka kujya muri izo details ubu. Ibyo bintu birashaje. Bahampora iki bawe na Jean de Dieu mushyashya waje, ntabwo bigikora. Abantu baravumbura kandi turinjije. Ukeka ko wenda baraduhabije abantu bagatinya kubwiza ukuri, natwe tukavuga turi hanze. Wibeshye ko tutari abanyabwenge cyangwa tutareba. No, nta muntu utabibona ko uri igisambo, uri umunyamoko, uri uvangura, wiyemera, ufite supremacy, ariko rekeraho kwicisha abana b'abandi. Ubutaha please nujya gutangira kurwana, uzashyira abana bawe imbere bajye ku rugamba barwane, nibamara gupfa tuzakurikira. Ubwo rero aba navuga nti dukwiye kumenya ko burya atari buno, kandi nawe ubimenye ubisobanukirwe. Ntabwo bikwiye ko tuzongera kuba mu mutego nk'uwo twaguyemo. Kandi uko byagenda kose nawe ukwiye gukura ukabona ko ikibuga cyahindutse.
so ubwo rero hari ingaruka bishobora kutugiraho. Ingaruka ya mbere ni uko dushobora kuzagira ibihano dufatirwa, kuko nk'uko dusanzwe tubizi Kagame nta masezerano ajya akurikiza, arabisinyira ariko ntabikurikize. So uko byagenda kose tuzi neza ko ashaka kutazabikurikiza. Aba navuga nti bishobora kutuzanira ingaruka, tukaba dushobora kwisanga mu bihano. Icya kabiri, abantu bamaze guhemukira ni benshi. Zimwe mu ngaruka zikomeye dushobora kugira ni ukuzabona aba bahungu b'abanyamasisi, aba bahungu b'abanyamurenge bo muri Nord no muri Sud umaze iminsi ugabaho ibitero cyangwa ukoresha mu ntambara zawe, baduhindukirana bakaza kuturasa. Wenda biri kure kubera ko nabo ni ibifobagane, ariko birashoboka cyane, birashoboka rwose ko umunsi umwe twazayisanga batugabyeho igitero. Ntibikabe, ariko nibinaba uzaba ubiduteje. Aba numva ari ingaruka dukwiye kwitegura ko ishaka kutubaho. Ikindi wenda ku bantu bo muri Congo ingaruka ni nyinshi. Nkunda kubwira abantu nti mwishyire mu mwanya w'abafureru, abarega, andi moko yose yo muri Congo ajya kumva abantu bavuga ikinyarwanda barifashe umunsi umwe bafashe imbunda bagabye ibitero ku gihugu cyabo n'ingabo zabo. Hari igihe uzagaruka mubane neza nkaho nta kigeze kiba, nta ngingimira bizakereya, n'ibizikira bizagenda bite. So n'indi ngaruka ikomeye mu mibanire y'abantu. Ubwo rero ntabwo nasoza iyi video ntavuze nti mu by'ukuri nimvuga gutsindwa cyangwa ntituzizere ko intambara ihagaze, ndabizi neza ko ishobora kongera ikabyuka. Ndabizi ko Kagame yasinye ibintu, ariko hakaba hari kwa kundi asanzwe akora ibintu ku ruhande, ashobora kuba agiye guhimba undi mutwe, M23 igakomeza ikarwana n'iki, ariko ni intambwe nziza. Ntago nabura kuvuga ngo ashobora gukomeza kugira atyo, ariko biradukura bya bibazo nababwiraga, which is not good for us. Nkaba rero nasaba ko twese nk'abanyarwanda cyangwa abantu bakunda akarere ko twashyira amavi hasi tugasaba Imana yindi arwanya cyangwa se igafitiye ishyari, bayisaba ko yakubaha amasezerano kugira tutagira ingaruka cyangwa abana bacu badakomeza gupfira muri biriya bintu, igihugu kikagira amahoro. Ndagira mbibutse video nigeze gukora hano mvuga nti Kongo ifite byinshi byo gutanga kuruta ibyo twebwe dutanga, bityo dukurikije uko isi iyobowe niyo yaba ibeshya Kongo, ndavuga Kongo nk'ubutegetsi nk'igihugu Felix, bizarangira Kagame aburijwemo. Felix ntakina amakarita ye neza, kubera ko nk'uko tubizi intambara zose wa mugani n'ubukungu, intambara zose si ikibazo cy'ukuri no kubeshya no kugira gute. Intambara z'ubu ninde ufite ingufu? Intambara z'ubu ni ibijyanye n'ubukungu. Ni iki turi kuzana ku meza? Ndagira ngo buri munyarwanda atekereze icyo kintu. Ni iki abanyarwanda bari kuzana ku meza? Ntacyo. Dusanzwe dutunzwe n'ubukomisiyoneri. Urashaka kwiba amabuye muri Congo, uraza kuyagura mu Rwanda, turagucukurira blabla. Felix rero yize umutwe wo kujya kubwira Trump ati ntabwo nkeneye ko uca ku mukomisiyoneri, ibyo aguha nanjye ndabiguha kandi no bice mu nzira ziri clean. Icyo kintu muracyumva? Mwitegure rero. Kagame afite uko yarubatse network ze ku buryo zishobora kuba zigikora zigitisaza imigeri, ariko ntidukwiye no guhakana ko Felix yazizunguje muri ino minsi. Kagame asigaye agenda yikandagira ahantu hatandukanye. So nibikomeza gutya rero bizarangira bitugize ingaruka nk'abanyarwanda,
kuko tuzi n'uburyo Kagame ari stubborn, afunze mu mutwe, yemera ibintu ntabikurikize. Izi ngaruka zishobora kuzatubaho, tukagabwaho ibitero se, cyangwa tugafatirwa ibihano, kandi igihugu cyacu kubera n'ubukene kirimo, ndibuka ko nubwo mwikubita ku gatuza mubeshya ko mwateye imbere, igihugu cyacu kiracyari mu bihugu 20 bikennye ku isi. Turacyari munsi y'umurongo w'ubukene. Dukenera inkunga, dukenera support ivuye mu bindi bihugu, ku buryo turamutse dufatiwe ibihano byagira ingaruka ku bukungu bwacu n'ubuzima busanzwe bwa minsi yose. Deja byaranatangiye nubwo abantu badashaka kubyemera, kuko abazi uko za ambasade zikora, abazi uko za banki zikora, hari ikibazo cy'amafaranga. Ariyo mpamvu ifaranga ryacu burya rita agaciro, kuko leta ibananiye kwishyura ikagira uko ibigenza rigateshwa agaciro kugira ibashe kwishyura imyenda yayo. So slowly tuzagenda tubura ubushobozi bwo kubaho, birangire rero tugizweho ingaruka nabyo. So muri make nicyo nashaka kuvuga. Nashobora kuvuga ko twatsinzwe, ntabwo twatsinzwe, ko nta rugamba twarwanye, ariko Kagame yatsinzwe kuko icyo yagiye ashaka ntakigezeho. Icya kabiri, hari amasomo menshi yo kwigira muri ibi bintu, yuko burya atari buno, ko ingabo z'u Rwanda zaguye muri Congo zifite uko zashakirwa ubuvugizi bikarekeraho. Abakongomani nabo byagaragaye ko basigaye baracitsemo ibice, ku buryo Kagame atakivuga ijwi rye ngo ryumvikane wenyine. Navuze rero n'ingaruka bishobora kuzatugiraho zijyanye n'ibihano dushobora kuzaraswaho, cyangwa dushobora gukeneshwa. Mugire umunsi mwiza. Ntabwo nabura kubashimira urukundo mwanyeretse. Mukore subscribe, kandi nimubishobora musangize n'abandi ibiganiro. Nk'uko nabivuze ubushize, ndifuza ko tuzakoresha uburyo mu kuganira birenzeho. Nzatumira abantu batandukanye dusanzwe tuganira kuri ibi bintu, batwungura ubumenyi. Igihugu ni icyacu, ntawe tugisiganya, dukwiye kugiramo uruhare. Kandi politiki si amatiku nk'uko abantu bakunda kubivuga. Ushobora no kudakora politiki ariko ugasobanukirwa aho ibintu bijya, tukabikora muri spirit ikunda igihugu, ishaka gusobanukirwa, ndetse no kwirinda ko twazava mu makosa nk'ayo twaguyemo mu myaka ishize, tugasubiza igihugu cyacu inyuma. Ngayo nguko rero, mugire umunsi mwiza. Nizere ko aya mahoro yasinywe ari bugerweho, kandi abagize ibyago muri ibi bihe ndabihanganisha. Nizere ko ari ubwa nyuma tuguye mu ikosa nk'iri ngiri, bitazasubira. Mugire amahoro, mugire u Rwanda, turabakunda.